Mu busanzwe tugira abo dukunda, mu busanzwe tugira abo twemera, mu busanzwe hari abo tubona tukabona baraberanye. Ese abawe ubashyira ku mwanya wa kangahe? Reka turebere hamwe top 10 za couple hano mu Rwanda zimaranye igihe, cyangwa izo tubona tumaze gukunda kandi tubona ko ziberanye koko, zirimo urukundo ruzira uburyarya. Kadutangire ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasangaho Muyombo Thomas, wamenyekanye n'izina ry'ubuhanzi Tom Close, washakanye na Niyonshuti Ange Tricia. Muyombo Thomas hamwe na Ange Tricia bashakanye mu ya 30 Ugushyingo mu mwaka wa 2013. Ubwo bivuga yuko bamaranye imyaka 12 babana n'umugore n'umugabo. Mu magambo Tricia yigeze gutangaza, yavuze yuko umugabo we Muyombo Thomas cyangwa Tom Close akimubona yamubwiye yuko azamugira umugore, kandi anamumenyesha n'itariki y'ubukwe, kandi Tom Close arabyubahiriza. Ku myaka 12 ubana n'umuntu mu nzu ni igihe kinini, ikaba iyo ngiyo ariyo mpamvu iyi couple twayishyize ku mwanya wa 10. Nta gushidikanya aba bantu kuko barakundana. Dukomeze tubifurize gukomeza kugira urugo rwiza ruyobowe n'Imana. Mwabyibaza ngo ku mwanya wa 9 turasanga iyihe couple? Turasanga Riderman Riderzo ndetse na Agasaro Nadia. Bakoze ubukwe mu mwaka wa 2015. Ubwo bivuga yuko bamaze imyaka 10 bibanira nk'umugore n'umugabo. Mu magambo meza Nadia Agasaro yakundaga gushyira no ku mbuga ze nkoranyambaga mu gihe uno musore wacu yabaga wenda yakoze anniversary, yagiraga ati: kukugira ntako bisa rukundo rw'ubuzima bwanjye, Uwiteka akomeze akomere ibyiza byose, ntiwigeze na rimwe ureka kungira umugore w'icyuzuzo cy'ubuzima. Kubw'ibyo nzahora iteka mbizirikana. Isabukuru nziza rukundo rw'ubuzima bwanjye. Uwiteka akugusheho imvura y'umugisha, wanyambitse urugori nkunda. Ndatekereza ko n'aba ngaba ntawashidikanya yuko bagomba kuza muri top 10 yacu za couple zibanye neza kandi zimaranye igihe, kandi tubona yuko zikundana. Nabo tubifurize gukomeza kugira urugo rukomeye ruyobowe n'Uwiteka. Wagarutse no ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga couple yamenyekanye cyane, ndatekereza ko nta muntu waba utayizi mu myidagaduro yo mu Rwanda. Ni couple y'umukinnyi Yannick Mukunzi ndetse na Iribagiza Joy. Mu busanzwe Yannick Mukunzi yasezeranye mu mategeko na Iribagiza Joy, bafitanye abana 2 hari mu mwaka wo muri 2019. Nyuma yaho mu mwaka wa 2023 basezerana imbere y'Imana. Amwe mu magambo y'uyu mufasha wa Mukunzi Yannick, Iribagiza Joy, yagize ati: twiyemeje kubana iteka n'iteka. Imana n'umuryango bahaye umugisha urukundo n'urushako rwacu. Ndatekereza rero yuko n'aba ngaba tubashyize muri top 10 nago twaba twibeshye. Dukomeze tubifurize kugira urugo ruhire no gukomera mu Mana. Kwinjiye rero ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 rero turasanga Ishimwe Clement ndetse n'umufasha we Butera Knowless. Bagiye kumara hafi imyaka 9 babana nk'umugore n'umugabo, kuko umwaka ushize mu kwezi kwa 8 bizihije imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo. Amwe mu magambo Butera Knowless yifashishije Instagram
yanditse agaragaza ko yishimiye kuba isabukuru bamaranye babana yahuriranye no kwishimira inka bagabiwe na Perezida Paul Kagame. Ati imyaka 13 turi kumwe ndetse n'imyaka 8 dushyingiranywe, twizihije uyu munsi turi kumwe na Rugirabuntu na Rudahinyuka, twagabiwe n'umubyeyi wacu Rudasumbwa Perezida Paul Kagame. Yakomeje agira ati umutima wanjye wuzuye amarira y'ibyishimo, watureze turi utwana duto tudafite icyerekezo, akaducira inzira, akadukuza tukavamo abantu bazima ndetse natwe tukagira abadukomokaho. Ntiyigeze arekera, n'ubu aracyadusindagiza ngo tudatsikira. Ishimwe Clement nawe yanditse ku mbuga nkoranyambaga yunga mu ry'umugore we, agaragaza ko bishimiye kwizihiza umwaka wa 8 babana, bigahurirana no kwishimira inka bagabiwe na Perezida Paul Kagame. Ngayo nguko nabo rero dukomeze tubifurize gukomeza kugira urugo ruhire rushyigikiwe n'Uwiteka. Ku mwanya wa 6 turasanga Itahiwacu Brice wamenyekanye nka Bruce Melody ndetse n'umufasha we Catherine, ari naho indirimbo Catherine ya Bruce Melody bivuga ko yayihimbiye umugore we Catherine. Abangaba babana nk'umugore n'umugabo kuva muri 2015. Bivuga ko bamaze imyaka 10 irenga babana, bakaba bafitanye abana beza b'abakobwa. Mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa kabiri, Bruce Melody bwa mbere yerekanye amafoto yahaye umugore we impano nziza idasanzwe y'imodoka iri mu bwoko bwa V8. Byari ibyishimo n'umuryango. Bruce Melody ntabwo yakunze kwerekana umugore we ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe rero byabaye inkuru idasanzwe, byari ibyishimo ku muryango wa Bruce Melody. Mu magambo Bruce Melody yaravuze ati ejo nizihije umugore utangaje, wibye umutima wanjye kandi wambaye hafi mu bihe bikomeye n'ibyoroheje. Yakomeza agira ati urabikwiye, mfite akantu gatoya katuma umunsi wawe uba udasanzwe, isabukuru nziza nanone rukundo rwanjye. Ngayo nguko. Uwo rero ni Bruce Melody n'umugore we, nabo dukomeze tubifurize gukomeza kugira urugo rwiza rwuzuye umunezero. Twagarutse no ku mwanya wa 5 turasanga umukinnyi Kimenyi Yves ndetse na Miss Muyango Claudine. Kimenyi Yves ndetse na Muyango basezeranye muri Mutarama mu mwaka wa 2024. Bakoze ubukwe bamaze igihe babana, bafitanye umwana bise Kimenyi Miguel Yanis. Ndatekereza ko iyi couple ije muri top 10 yacu ntabwo twaba twibeshye. Mu minsi ishize habonetse ibihuha byinshi byagiye bihuha bivuga yuko aba bombi baba baratandukanye, kubwo kugendera yuko ku munsi wa Saint Valentin ubwo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri nta n'umwe muri aba ngaba wigeze ugaragariza undi yuko amukunda nk'uko babikoraga ngo bapostingane. Bimwe muri ibyo ngibyo byatumye abantu batekereza yuko haba hari agatotsi hagati ya Kimenyi Yves ndetse na Muyango. Gusa Kimenyi Yves mu magambo yavuze yagize ati iwacu bihora ari ibyishimo, kuba narabimwifurije isabukuru nziza ku mbuga nkoranyambaga naho bihuriye no kuba twaba twaratandukanye. Duhora mu byishimo, ntabwo umwe ashyira undi ku mbuga nkoranyambaga kubera ko ari isabukuru cyangwa se hari icyabaye.
Kimenyi Yves yakomeje avuga ko impamvu bamaze igihe badasangiza ababakurikira ibihe byabo byiza by'urukundo nk'uko bajyaga babigenza mu minsi yashize, ari uko hari ibindi bari gutegurira abantu bazamenya vuba. Ngayo nguko rero Kimenyi Yves na Muyango Claudine nabo dukomeze tubifurize gukomeza kugira urugo rwiza. Twakomeje no ku mwanya wa 4 aho tuhasanga Tesfaye Michael ndetse n'umukunzi we Miss Ishimwe Naomi. Ndatekereza abangaba ku muntu ukurikirana imyidagaduro ya hano mu Rwanda nawe waba utabazi. Ubukwe bwa Miss Ishimwe Naomi bwatangiye muri Mutarama mu mwaka wa 2024 ubwo Michael yamwambikaga impeta amusaba kuzamubera umugore, undi nawe akabimwemerera. Ku itariki 27 Ukuboza 2024 aba bombi biyemeje kubana akaramata ndetse babirahirira imbere y'amategeko. Naho ku itariki 29 Ukuboza 2024 habaho umuhango wo gusaba no gukwa ndetse no gusezerana imbere y'Imana. Ni ubukwe bwasorejwe hakirwa abatumiwe mu birori byabereye ku Nare Arena i Rusororo. Aba nabo dukomeze tubifurize gukomeza kugira urugo rwiza rurimo ibyishimo, rurimo umunezero bahawe n'Uwiteka. Ku mwanya wa 3 turasanga Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben ndetse n'umufasha we Uwikeza Pamela. The Ben yavuze yuko yahuye na Pamela mu gihugu cyo muri Kenya, kandi kakimara kubona uyu mwana w'umukobwa yahise abona atandukanye n'abandi bakobwa bahuye mbere. Mu mwaka wa 2021 Ukwakira, The Ben yambitse impeta y'urukundo Pamela bemeranya kubana, maze kuri 31 Ukwakira 2022 basezerana imbere y'amategeko, biyemeza kubana nk'umugore n'umugabo. Nyuma y'ibi birori kuri 15 Ukuboza 2023 nibwo The Ben yasabye anakwa umugore we mbere y'uko bakora ubukwe ku itariki 23 Ukuboza mu mwaka wa 2023. The Ben yanakoze n'indirimbo anashyiramo umugore we indirimbo yise Ni Forever. Nyuma yaho anakora n'indi yitwa True Love irimo Pamela amubwira yuko amukunda urukundo rw'ukuri. Kuri ubu ngubu bakaba bari barutse imfura yabo. Reka nabo dukomeze tubifurize kugira urugo rwiza rurimo umugisha nk'uko koko ari Mugisha The Ben nabo bakomeze kugira umugisha. Tugaruke ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga Ange Kagame ndetse n'umufasha we Ndengengoma Bertrand. Aba bombi bashakanye muri Nyakanga mu mwaka wa 2019. Ubu bakaba baranungutse abana 2 b'abakobwa. Abana babo ni Anaya Abe Ndengengoma wavutse ku ya 19 Nyakanga mu mwaka wa 2020 ndetse na Amalia Agwize Ndengengoma wabonye izuba ku ya 19 Nyakanga 2022. Abuzukuru ba Perezida Paul Kagame, abana b'igihugu. Ndatekereza ko n'iyi couple ije ku mwanya wa 2 nawe yishidikanyaho, kuko nawe utayizi nta n'utagomba kuyimenya. Dukomeze twifurize Ange Kagame ndetse na Ndengengoma Bertrand gukomeza kugira urugo rwiza rwuzuye urukundo, imigisha myinshi ituruka ku Uwiteka. Twagarutse ku mwanya wa 1. Ushobora kuba ubazi cyangwa se utabazi, gusa barikundanira kandi barakundana cyane, kandi ubwabo barabizi. Iyi ni couple ya Chris Heaven Ken ndetse na Yvonne Kezia Mira.
bakundanye kuva mu mwaka wa 2020. Urukundo rwabo Imana ikomeza kuri umugisha kugeza n'ubu ngubu baracyakundana. Imana rero ikomeze ibahe imigisha myinshi, ikomeze ibubakire urukundo rwabo, bakomeze batera imbere muri byose, bakomeze bishimirwe n'Imana isumba abi byose. Ibyishimo, umunezero, amahoro ndetse n'urukundo bizakomeze bibe mu mitima yabo, kandi bazagumane iteka ryose babitewe n'imbaraga z'Uwiteka. Iyi couple rero kubera yuko idasanzwe, ni couple idasanzwe, nabuze umwanya nayishyiraho, nta mwanya nabona nayishyiraho, ahubwo ni couple y'ibihe byose, ni couple y'imibare yose, ni couple yacu, ni couple idafite amagambo menshi yo kuyivugaho kuko ibikorwa byayo birivugira. Rero hano ni couple ya Perezida Paul Kagame ndetse na Jeannette Kagame, ababyeyi b'igihugu cyacu, ababyeyi b'igihugu cyacu mu Rwanda, ababyeyi bacu. Rero ngayo nguko nabo dukomeze tubifurize kugira amahoro, imbaraga n'imigisha myinshi ituruka ku Mana, bakomeze bayobore kuko barabikwiye. Ciao ciao rero, mukomeze mugire ibihe byiza, ngayo guko nakagaruka.